bana banjye urabona ko ngende gutyaho nambaga nyifite zo guhinga mana yanjye rero weho uzarinde uyu mukuru wawe urabona ko ari igicucu niweho uzi guhiga neza umva nawe rero babona ko ngiye na hagategenye mfite cya gisimba cyitizemo imbona urajya umurinda ubije nawe kandi mujye mufatikanya n'uwo murajye mbahari mujye mufatikanya urabona cya gisimba cy'inkazi ibyo kinkoreye kandi n'ikizakiza ari icy'inkazi muzaze mugifatikanya mwese murumva wirgunesi ibibazo iri shyamba turisigayemo twonyine badata n'abasogokuru bashiriyemo ujye ugira umutima ukomeye kandi ari wo mukuru iri shyamba njya kukubwira uzahora urizirikana nutagira umutima ukomeye iri shyamba ntabwo uzaribamo ariko ni ukubera iki wangira umwana kubera ko utazi guhinga igitera cyane si wowe wabiteye wari uri kugenda imbere se si wowe se warashe iyo utarasa kari kuduca ntukatugende ubwo abanyeshuri barangizaga amashuri yisumbuye leta yagendaga ifata abarimu bagiye batandukanye bakajyana abanyeshuri kubatembereza mu mashyamba hirya no hino kugira ngo abanyeshuri bakomeze ibiruhuko byabo bishimye. Iyi nkuru umuntu wayanditse ni umwana umwe wenyine watashye avuye muri iri shyamba. Iri shyamba bivuga ko habamo ibibi bigiye bitandukanye nk'inzoka ishobora gupima metero 800. Ibigwi bivuga yuko ushobora gusanga muri iri shyamba byibuze nk'akanyamaswa gatoya nk'igiharara gashobora kuba kangana nk'inka cyangwa inzovu. Urabizi ko uruvu ari akanyamaswa gatoya ariko ushobora gupima uburebure bwako ugasanga gapima metero 69. Okay, muze tube turuhukiye hano gatoya. Basore namwe nkumi mwitegure muryame nahejo ayiwirinde papi. Okay, mwese mwe mutuje gatoya. Ukwishima we. Muceceke. Uru rugendo rwari rwiza cyane. Nizere ko mwese mwishimiye runo rugendo rwacu twagiriye hano hantu.
rero mureke twe dukambitse hano hantu ubwo tuzasuka urugendo rwacu ejo siko bimeze. Okay, mwe mutuje mwese maze nsoze kubabwira. Tugiye kubanza dufate bamwe muri mwebwe bajye kudushakira imisozi myiza twazafatiramo amafoto y'urwibutso tutazibagirwa n'urugendo, hanyuma havemo n'abandi bagende badushakira inkwi n'amazi kugira ngo tutaza kurarana irungu. Ni wowe! Ni wowe! Ni wowe! Ni wowe! Nimutuze mwese mukomeze ndambanze mbabwire. Rero nubwo muri kwishima tugiye kubacaguramo buri timu uko mwaje nyine buri couple igenda ukwayo. Icyitonderwa tugiye kubaha iminota muri buze kugarukiraho kandi urabirenga hagatinda araza gusanga twimutse hano hantu muri no shyamba twagiye hano bwasigaremo wenyine. Ndasubiramo, umuntu uri burenze amasaha ane ataragera hano afite ibibazo kandi isaha yatangiye kubara n'umunota mushaka mwagenda. Ariko tukicaraho gatoya. Ahanga. Rero hano twatubonye ko upepa ababyeyi bikabyaza umusaruro. Ariko ni nako bimeze si kumva atenge kumana. Ega y'umuntu akundana n'undi ubwo nyine turakoresha gahunda twakoresheje ubushize. yihari. Akanina kugoye none nawe urayibuka. Nyine dukoresha indi ushize. Ago turaryama cyangwa runama. Rero bigufatije nyine kunyuze niyo twakoreye. Nyine nawe yinyereka ibyo wajya kuri. Ahubwo nyine gerageza. Rero so byo. Ubona ari heza, hari agashyamba keza, hari akayaga keza, ntabwo urako ari heza. Ntabwo ndi kubona ko ari heza, ahantu harijimye njye hananiwe n'ubwoba. Kubera iki atari heza? Ahantu hashobora kuba harimo inyamaswa. Nta nyamaswa ntazo, ahantu nk'aha ngaha haba harimo inyamaswa. Dukomereze tubire. Ndi ureba ahantu heza ndi kukubwira ko hano uri kuvuga ngo ntabi. Shari naho ubundi vuba twicarira aha niho heza, ntabwo ureba ko ari ho heza. Ahantu njye nakubwiye ko ari hari hateye. Ni heza, ahantu hari akayaga nk'aka ngaka wahakura. Uraza kubyibonera kure. Rero shefu, uriya mugabo waje kudutembereza aduhaye amasaha ane. Reka rero ayo masaha ane tuyinezeze. Nduhaguruka nkwereke, haguruka nkwereke. Mwese kuvumbura n'imyenda. Musu ntago tugira. Tugire. Ambwira ko tugiye kurya. Oya. Oya ibyo ntabyo. Wowe gira neza tugire naho reka kuvuga ngo sheri.
sheri wabaye uretse we kiriya kintu. Yiza. Yesu we turapfuye. Ndapfuye we ndapfuye. Yesu we ndageze mana we ndapfuye we ni munabare we. Yesu we amari we. Kimeze neza shu ahubwo n'ubutaha uzansohoka. Shagiye ndabona yambaye uvukitse. Nanjye nuko bwe. Impamvu nawe Se kwishima byawe. ntabwo byabura twageze ahantu heza. Ase shira ubutaha none uzansohokana he? Ahubwo ndabona hari tuzongera tugatega tukigira hano. Twarabonye hano hatuje hari ahantu heza. Hari ibiti byiza, hari akayaga keza. Ese sheri ubundi wowe yahawe ntabwo twahagaruka kuko twese twahatembere sindwana wasigaye ntaho. Urebye rero ubwo tuzashaka ahandi tujyana ko ubwo bwiza bwawe ntagusohokanye wazavuga ko nakumariye iki. Nzakora ibishoboka byose nkitoshereza. Ni byiza pe nanjye nzajya nkwitaho kuko ndagukunda cyane urabizi. Sinatirwa mbishidikanyaho. None se sheri kwari umuntu waraye amamagaye nyine akambwira ko gucinya ahubwo nibagiwe no kubikubaza. Ntazi ibyo nanjye niyo mpamvu nyine nakubajije ndagira ngo nyine unsobanurire umukobwa mwari muri kumwe. Ubwo naba ngenda nakuburanye. Narabyumva kugeza. Ese nshaka ko Amari we napfuye we. Ingosha. Buriya hari ikintu ntakubwiye. Buri uri marayika. Asa rwose nawe uri kurengera. Oya ntabwo ndi kurengera ndi guhinguka. Nibwo nje. Uzi ko buri gutuma nshaka guseka ariko. Cyangwa wari uvuze kugira. Ibi bari kugira umwe ari kureba hejuru undi ari kureba hasi. Nyura hano. Ni ibiki? Ni ibiki? Kugira ibingibi umuntu nta kintu na kimwe mwambaye. Nambaye? Ariko ubundi hari ibanga ririmo ko turi babiri. Ni iby'abakuze. Ni byo ari kumbwira. Mbabarira rwose. Mbabarira. Gusa nyine ndashaka kuzakubera umugabo umwe. Umugabo umwe? Uri kunyihisha inyuma na soni ufite. Uwe somba utarije. Ngango no dukomeze nareba ariko n'umukiri imbere kigaye. Zose tugende nyine. Waje haye.
umuhigo. wageze hano uri kumwe n'abantu? uri kumwe n'abantu? manura amaboko. ni abantu muri kumwe? ni abantu muri kumwe? ubu rero wageze mu bwatsi butabira. komeza inzira yawe. Kuki utamwishe wanshinze? ndagira ngo tumukurikire turebe ahantu agiye kugana. Kuta atarareba. Amuzinga witajya imbere ntago mba uriya nari kumuhura. Niwo manje kumukanga bro. Wikozeho igihano nkuhaye nukujya guhigira muri rya shamba ry'ibiti. Ejo mu gitondo Nta yandi magambo nshaka. Tugende. Mana we, mu shyamba harimo cyangwa hano harimo irimbara akabura amagini. Mana we, ubusubuko kuri wanjye tuzongera guhurira. Abantu bose ndi kugenda kuhamusanga ariko mani baze noneho. Mana we kaka gute wanshinze hano itangutera igicu. Umuhigo w'uyu munsi ni umwaka. Ukomeze wa mahero.
yapfuye. yishwe n'icyubu. Mbonye ameze nk'uwariwe n'ikintu. Ako ubundi twarenze rwarugabanirora. Shyamba sigero, twiruke. Hadi. Imyaka 15 ishije uyu mwana w'umukobwa yahoze ari umwana w'uyu mugabo witeye ibitabo ivampaya. Reka tukugarura 1985 uburyo uyu mwana yanganaga n'uburyo yari abanyeho na se. Scientifique mwiza cyane ubwo yaje gukora imiti ihindura ubuzima bwe, yumvaga ashaka kuba invisible cyangwa se umuntu udapfa. Ubundi 100% aba scientifique bapfa bishwe n'ubushakashatsi bwabo. Uyu mugabo amaze imyaka irenga 35 akora umuti wahindura uburemangingo bwe akaba umuntu udasanzwe. Nibwo yaje guta umuryango we ajya mu ishyamba wenyine. Ubushakashatsi yakoze bwagenze nabi ahinduka ivampaya. We kubwe yumvaga yaba ikiremwa kidasanzwe, ariko ubushakashatsi yakoraga bwagenze nabi. Mwene mama ahantu mujyanye kuko data na sogokuru barahangiye amagambo bambwiye akandi ko kanya ngo nanjye nyakubwira kubaho k'umuhigi umutima ukomeye gutera imibare Yego. Ndikubyumva cyane. kutajenjeka no kuba maso ukiri muto y'amagambo bambwiye urayibuka. Yego. Njya kukubwira. Uzahora urizirikana. Nutagira umutima ukomeye, iri shyamba ntabwo uzaribamo. Yego nuko nari ndi mukuru. Aya ahubwo nuko ari umutongero sogokuru yari yaragushyizemo. Ntabwo ari ubwa mbere ntegeye. Umva rero umuhungu umusore wanjye iri shyamba ntabwo ngizera. Abantu bamaze igihe kingana gutya bataratugeraho. Ntabwo baba barabaririye mu ishyamba mwa. Ntabwo mbizi. Iri shyamba ngiye sindi shyira amakenga. Ha. Tuvuze n'ukuri nanyana ntabwo njya mizera. Kuko hateye ubwoba cyane. Narabivuze kido bose iri shyamba ntabwo ari ishyamba. Ayo ngo n'ubwoba sha ayo nayubwo. Ayubwo uzaba ureba ikindi shyamba ry'ubwoba. Ariko we mureke kubihakana se. Ahantu hamaze iminsi hari gutuma n'urusazi hananuka. Ariko nawe wivuga gutya ndabizi ko kujya ndabizi neza kureba hasanga abana n'ayubwoba mu no kujya ako se muceceka mbabwira wewe uri kuvuga ngo n'ayubwoba kujya utajya utumanziriza imbere ngo ujye imbere kugendera yewe icyo mfite n'umugore wanjye. Ubundi se buriya runtu twatumye ngo hasi nkasinzira ko nabonye yenda gusa nka data. Nabonye rusa nka data wundi twabuze hashize dore ubu ngubu hashize imyaka 15. Ibaza ari we. Ubusore nabonye ko nabonye rusa nka data twabuze hashize imyaka 15. Mana yanjye nimbona mvuye muri iryo shyamba nkataha nkagera mu rugo ndaza kubibwira mama pe kuko buriya bintu binteye ubwoba. Ibaza ari papa n'imyaka yose ishize twaramubuze. Mana yanjye nshaka uburyo nava muri iri shyamba.
ushaka uri ntabwo ari wowe mbaza urinde cyangwa umutwe ngusate ntabwo ari wowe ndi kubaza njyewe nari naje kwitemberera hano nari naje kuhasura no kwirira ubuzima kaririza ibikira uririza ibikira icare hasi icare hano vuba vuba ni abantu uhuye nabo hariya hepfo bameze gute ni abantu bambaye ibintu ku maguru no ku maboko babari nabo muhuye nabo mbonye wambabariye koko nabo ubonye nabo ni wowe ndi kubaza hari uwundi mbabara nigendere tugenda cyane iruke ujya mu mazi iruke Muzane hano sana. Muzane. wowe wahe uvuye kutari mu gace kataraka rero duse mu majyaruguru muri kagati uri muri babandi batwiciye data babeshya ngo ni ikirura. imbere tujye ndana genda mutse mbuze n'iminota 30 abagabo birura baje babagenda aho ugiye waretse tukamukurikira tumukurikire niyo mpamvu muretse ngagenda bitumenye umuntu wishe data cyangwa ibyo birura uzabarya akava kirica umuginga ko yipfishije umunda mwinshi ninde wishobora abantu mbonye haranye nago mbizi niba n'urusimba rwabishe niba ari uruvampaya niba ari uruvejuru nago mbizi icyo gisimba gisuke umwe we murumuna wanjye batamwica we kaniruka ndaje mwe mucicitse mbabwire ubanza abo twategereje bagize ikibazo mu ishyamba ejo mu gitondo turataha tubasige mu ishyamba oya
ntabwo twasiga abantu uri kuba wasiga abantu mwarangiye mu ishyamba niko bimeze ariko umuntu utarankurikira mu gitondo asigara hano ibiramo haba habyirengere n'ubundi ibyo mwaje gukora mwarabikoze ntabwo ufatize urugende turaguma hano utarankurikira ni akazi ke ufatize nyine ugende twebwe tuzemeje apfa kuba hano n'umuriro ufatwa bemera kunkurikira mu gitondo muzinga ibikapu twigende we nta kibazo dukomeza sha iri ni idubu ry'abishe nta nyamaswa n'imwe igira inzara zingana gutya ndifuza kubona iyo nyamaswa nta majanja ni kubona se ngo ugire nk'ingano ute ahantu hari ikibazo nawe rwose hari icyo navumbuye turi muri ka kazu cyagiye nafashe muri zimwe mu mpapuro ndasoma bisa nkaho ka kazu ari laboratwari cyangwa inzu bakoreramo ubushakashatsi banze kari akazi ari ak'abanyesiyanse bakoreramo ubushakashatsi iki ubwo ni kiveje ubwo ushatse kuvuga iki ese kigendwa sha